Haleluya bene data, Yesu ashimwe cyane. Ni Rusasi Emmanuel murimo kuvugana nawe, kandi iyi ni Lion Mountain TV. Uwiteka akomeza kubaha umugisha. Kadusenge tubone kuganira ku byo Uwiteka Imana akomeje kuduhishurira. Imana ibahe umugisha. Data wa twese wo mu ijuru, Imana ise w'umwami wacu Yesu Kristo, ushimwe. Imbabazi zawe ntizirondoreka, gukomera kwawe kurahambaye Data. Nyirangabo turaguhamagaye uwo mwanya nk'uyu ngo tuvuge ibituruka iwawe, tuvuge ibituruka ku mwana wa Yesu Kristo, kandi Imana humura imitima y'abantu ibashe kumva, ibashe kumenya ibikwiye, kandi yunguke byinshi muri iri jambo, izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe, amen cyane. Ni ukuri hari ijambo turashaka kuvuga ku isano riri hagati y'imigisha hamwe na Yesu Kristo. Tugiye kuvuga ku isano riri hagati y'imigisha hamwe na Yesu Kristo. Mu Befeso kadusome twumve isano riri hagati y'imigisha hamwe na Yesu Kristo, twumve iyo sano aho iva cyangwa se ikomoka, cyangwa se twumve iyo sano iyo ari yo. Imigisha y'Imana ibonerwa muri Yesu Kristo. Uwo ni umutwe w'amagambo, Abefeso 3:1-3. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Imigisha yose yo mu bumana nta handi wayikura. Imigisha yose yo mu ijuru nta handi wayikura usibye muri Yesu Kristo. Imana yafashe Yesu Kristo imukusanyirizamo imigisha yose, imurundumuriramo imigisha yose igomba guhereza twebwe abantu bari ku isi. Iyimushyiramo irangije amutwoherereza. Ese wakibaza uti Yesu Kristo n'umugisha ni iki kibanza? Hari abavuga ko habanza umugisha, cyangwa se habanje kubaho umugisha kugira ngo Yesu Kristo abeho. Oya, iyo yaba ari imitekerereze y'ubwana. Ntabwo uri umunyabyaha, ariko ni ubwana. Nyine urimo uribaza ukuntu imigisha yabanje kuba kuri Aburahamu kandi Yesu atarabaho, ukibaza ati imigisha yabanje kuba kuri Seti, Yesu atarabaho, imigisha yabaye kuri Enoke wagendanye n'Imana imyaka 300 n'indi, ariko Yesu ngo yari atarabaho. Ibyo byose ukabyibaza kubera ko imigisha yabayeho Yesu ataraza mu isi. Ariko umva ukuntu ijambo rivuga muri Yohana, haravuga ngo jambo uwo ni Imana. Jambo uwo yahozeho, kandi uwo jambo uwo yahozeho ari Imana, kandi yahoranye n'iki? Ni Imana. Ese ari Yesu n'imigisha urumva harabanje iki? Nimba Yesu Kristo ari we jambo, kandi jambo akaba yahoranye n'Imana, kandi akaba ari Imana, ndetse ngo nta cyaremwe mu isi kitaremwe nawe. Haleluya. Urumva Yesu Kristo ariho mbere y'uko ibintu byose bibaho, ariho mbere y'ijuru, ariho mbere y'isi. Yesu Kristo yahoze mu ntekerezo z'Imana, kandi Imana yahoranye na jambo, yahoranye n'Imana. Ni ukuri reka mbabwire, Yesu Kristo niwe wabanje kubaho, hanyuma hakurikiraho umugisha cyangwa se imigisha yose Imana itanga nta handi iva, kuko ibyaremwe byose biremwa na jambo, kandi jambo akaba ari Imana, kandi yahoranye n'Imana. No kukuremera umugisha biroroshye. Haleluya, haleluya.
ijambo hano riravuga ngo mu Befeso nyine gatatu umurongo waho rimwe umurongo waho wa gatatu haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha. Haleluya. Ntabwo imigisha yaje ngo tubone kubona Yesu Kristo, oya. Ubu iyo bivuze ngo kubona Yesu egare wabonye umugisha. Petero yigize kureba bikomeye abaza Yesu aramubwira ngo tugasita abana bacu n'ibintu byacu tukagukurikira, Yesu uzaduhemba iki? Yesu Kristo aramubwira ngo humura Petero, humura, tuza, genda gake, ukiri muri iyi si nzabakubira inshuro 100, ariko none ikiruta ibyo ngibyo, ikiruta ibyo nzabahereza ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Ntabwo tukiri muri iyi si tuzakubitika, uzabona imigisha muri iyi si kubera ko wizeye Yesu Kristo, kubera ko wamukurikiye, kubera ko wamwemeye. Yohana arongera aravuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe uzajya kwa data ntamujyanye. Ntabwo Yesu Kristo yari yatanga imigisha yo mu isi kuba mwiringiye, ahubwo atanga iyo mu ijuru, ni nayo ifite agaciro. Haleluya. Mu ijuru hari imigisha myinshi, ikamba ry'ubugingo, kuba mu mazu meza, kuririmba utagira agahinda, guhora wishimye, nta mibabaro, nta burwayi, nta gutonganywa, nta kwirukanwa ku kazi, nta kwirukanwa mu muryango, nta guhezwa ku kintu runaka. Iyo migisha Yesu arayifite, arayitanga ariko umwemeye, nk'uko Yohana yavuze ngo ntawe uzajya kwa data Yesu Kristo atamujyanye. Ni ukuri, umva isano y'imigisha ahantu iva. Yesu Kristo aza mu isi, agiye kuza mu isi, yamanukanye imigisha ku bamwemera, ariko arongera amanukana imivumo ku batamwemera. Haleluya. Ufite urubanza runini ruri imbere, ufite urubanza rukomeye cyane. Nyuma y'urwo rubanza Yesu Kristo yagendaga avuga gehinomu, tukabikerensa, ariko gehinomu iriho. Uwo ni wo muvumo wa mbere batemera Imana, gehinomu. Ikindi umuvumo, za karande z'iwanyu ntabwo uzabona uzigukiza usibye Yesu Kristo. Uri umusore, uri umukobwa, kudashaka, nta wundi wabigukuraho usibye Yesu Kristo. Kandi karande nta muntu ugihunga niyo wajya muri Amerika, usibye kuyihungira muri Yesu Kristo. Haleluya. Iyi niyo sano iri hagati y'imigisha. Imigisha ni iya Yesu, kandi Yesu atanga imigisha. Ngiryo isano iri hagati ya Yesu Kristo n'imigisha. Imigisha yose Uwiteka arayifashe, ayirundumurira muri Yesu Kristo, arangije aramuduha. Tumwakire kugira ngo tubone umugisha. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibakomeze mu izina rya Yesu Kristo. Imana ijye ibaba imbere, Imana ibahe umugisha w'uyu munsi, Imana itanga umugisha, ni ukuri bagirire neza. Reka dusenge dusoza. Data uri Imana itanga umugisha, bahereza umugisha wo kumenya Yesu Kristo. Nurangiza kuba umugisha wo kumenya Yesu Kristo, Yesu Kristo wazamenya igikurikira. Urakoze Nyiringabo, kugiye kubagira neza. Urakoze Nyiringabo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen.